Sano yari ahagaze rwagati mu nzira nawe atumva ukuntu byamugendekeye kugira ngo abe ari aho hantu. Mugisha yamugezeho arahagarara amubonana agakoti atari asanzwe azi. Nk'uko bigenda mu buzima bwacu iyo dutunguwe tukabona uwo tubaza turamubaza. Mugisha nawe yabanje gukebaguza ahantu hose. Sano nawe amureba yumva afite byinshi yamubaza. Gusa Mugisha niwe watangiye ati wageze aho ute? Wahageze ryari? Wabaye iki? Kuri iyi nshuro Mugisha yari akeneye ubusobanuro ariko Sano yaramurebye abura icyo avuga. Ntabwo yumvaga uburyo ki nawe akikijwe n'ubukonje ndetse n'inyenyeri zo mu kirere. Mu muhanda rwagati mu gicuku nk'icyo, iryo koti warikuye he? Kubera ukuntu Sano yari yataye umutwe ntiyari yabonye ko yambaye ikoti ridasanzwe mu rugo rwabo. Icyari gusumba ikindi ni uko iryo koti ryari rimeze nk'iry'abagabo. Sano yarebye iryo koti ahakana ko atazi aho iryo koti ryaturutse. Ku nshuro ya kabiri Sano yari abaye umusazi imbere y'umugabo we. Mugisha nawe yatangiye kwibaza ibiri kuba ku mugore we biramushobera. Ayo makosa yose yari ari kubona yarimo ayashinja inda y'umugore we. Yamufashe akaboko ubundi bombi basangira inzira, urujijo rwabamaze, imbeho, amatsiko arabaherekeza. Bombi ntibari bari gusobanukirwa ibyo bintu, gusa Mugisha we yibazaga ukuntu umugore we yambaye ikoti ry'undi mugabo. Ubwo bombi binjiraga mu nzu, Mugisha yabaye nk'uwibutse abaza umugore we niba yongeye guhura na Muhoza. Sano yazunguje umutwe nawe ntiyari afite uko yabisobanura. Ibyamubayeho muri icyo gicuku byamunaniye kubisobanura. Mugisha yacitse intege yicara iruhande rw'umugore we. Agiye kongera kumubaza telefone yiwe yarasanye. Sano yari amaze nk'uwataye umutwe, kurambura akaboko ke ngo afate telefone byaramugoye, kugeza ubwo Mugisha yafashe telefone ye arebye izina rimuhamagaye asanga handitseho ngo umukunzi wanjye w'ukuri. Mugisha yabaye nk'ukubiswe n'inkuba. Mbere yo kwitaba abanza kureba umugore we. N'umujinya mwinshi yasize telefone ku gutwi yumva n'ijwi ry'umugore. Yakishije makeya abaza impamvu ahamagaye muri iryo joro, yumva n'ijwi riramubwiye ati nyiri iyi telefone yakoze impanuka kandi niwo muntu wa nyuma mwavuganye nawe, ngwino murebe ku bitaro. Mugisha yahise amenya ko ari umuganga barimo kuvugana. Abazanye umujinya mwinshi atitaye ku by'impanuka yari amaze kumva ati nyiri telefone ninde? Umuganga ati nta byangombwa twamusanganye, nyaruka hano kwa muganga. Umuganga yakubye telefone maze Mugisha ashakisha muri telefone ya Sano abona ko iyo nimero imuhamagaye yari yamuhamagaye muri icyo gicuku. Yuzuye umujinya maze aramubwira ati uvuye kunsha inyuma? Sano yaratunguwe arahindukira aramureba agiye kuvuga. Mugisha abamukubise urushi rwo kumucecekesha. Mu gihe bari bamaranye nibwo bwa mbere Mugisha yarakoze igikorwa nk'icyo. Sano yarumiwe azenga amarira mu maso. Mugisha amwereka telefone ye aramubaza ati uyu ninde? Sano yitegereje iryo zina rimera nk'aho ari rishya mu maso ye. Uburibwe bw'agahinda ko gukubitwa n'umugabo akunda ntibyatumye abasha gusubiza. Mu gahinda kenshi Mugisha ari gutitira intoki. Mu mujinya akibabariza umugore akunda. Yaramubwiye ati uwo mugabo mwari muri kumwe ubu ngubu ari ku bitaro. Mugisha yahise asohoka asiga Sano ari kurira mu cyumba. Mugisha yari yicaye wenyine, iby'amarira y'abagabo atemba ajya mu nda ntabwo byari biri kumukorera uwo mwanya. Ibitekerezo byiwe byari byamusubije inyuma aho yari agifite imyaka 10 akiri mu mashuri abanza. Ryari ijoro rya buri muhungu wese yakwifuza, aho Abanyarwanda baricamo umugani mugufi bagira bati utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Nyuma y'icyo kiganiro cyabaye kirekire, se wa Mugisha yari amaze kunanirwa ashaka kuryama, dore ko n'urwarwa rwari ruri kumwibutsa ko akumbuye umukecuru we. Yafashe Mugisha ku rutugu aramwihanangiriza ati mwana wanjye ntuzigere na rimwe utanga unanirwe kurya ibiryo byatetswe n'urugo rwawe. Icya kabiri ndakwihanije kandi ndanakwihanangirije mwana wanjye, nuramuka urambuye ibiganza ukarambura ikiganza cyawe ugakubita umugore wawe ntuzaba ukiri umugabo, nta nubwo uzaba utemerewe kwitwa imbwa, uzaba ubaye icyo nazi, gusa uzaba uri ikigwari.
Se wa Mugisha yamusabye kuzabaza mukuru we niba yarigeze abona akora amahano nk'ayo. Iryo joro Mugisha yasezeranyije se ko atazigera akora ikosa nk'iryo. None dore yari atwawe n'umujinya, nubwo yumvaga umugore we yahemutse ariko umutima amuciraga urubanza. Ibintu yari yakoze si ibigwi wakwivuga mu bandi bagabo. Mugisha yahagurutse agira ngo asubire mu cyumba cye, umutima warimo umutota umusaba kujya gusaba imbabazi umugore we, ariko yagize ubwoba gushingura intambwe biramugora. Yarebye akaboko ke k'iburyo kakoze amahano nk'ayo, yacitse intege arongera aricara. Yashatse ikintu yakora arakibura. Sano wari wicaye mu cyumba yarimo areba nimero yanditseho amagambo meza ari gushakisha mu mutwe ariko ntabone igihe yabikuriye iyo nimero. Yibajije ibyo ari byo nuko yihanagura ku matama. Yarizwaga na byinshi, arangije areba ikoti yambaye. Ubwo arahamagara. Uwitabye yitabye agira ati ngwino urebe umuntu wawe hano kwa muganga. Sano yagize amatsiko, ubundi arahaguruka afungura urugi. Ubwo yasohokaga yasanze Mugisha ahagaze inyuma y'uwo muryango, ari kwibaza amagambo meza y'ikinyarwanda arakoresha kugira ngo amusabe imbabazi. Sano yabanje kumureba, arangije amubwira n'ikiniga cyinshi ati ngiye ku bitaro. Mugisha yabuze ikindi kibazo amubaza kuko intoki ze zari zishushanyije ku matama ya Sano. Sano yabonye ko umugabo we abuze icyo avuga, arakomeza ati ngiye kureba uyu muntu kuko simuzi. Mugisha yabuze icyo yita ukuri n'icyo yita ikinyoma. Nubwo umutima wari uremerewe, nawe yambaye ikoti ryo kumurinda agahinda gahetse imbeho y'iryo joro. Ubundi bombi berekeza ku bitaro. Bagombaga kugenda n'amaguru kuko mu gicuku nk'icyo nta binyabiziga biba biri mu muhanda. Ubwo barimo bagenda, Mugisha yibutse ukuntu we na Sano bajyaga basangira inzira baganira. Irungu bakarihereza ibiganiro by'indengabaganizi bya Sano byamumaraga irungu, ariko urushyi yari yamukubise rwari rwamwambuye ubushobozi bwo kurambura ururimi ngo yongere avuge. Sano we ntiyari azi ibyo arimo, ariko bakomeje iyo nzira nubwo nta jambo na rimwe bigeze bavugana. Buri ntambwe yose Mugisha yateye yari yuzuye amatsiko ndetse n'ubwoba. Ubwo basatiraga umuryango wo ku bitaro, Mugisha yabanje kwiyumvira, ntabwo yari yiteguye kubona kuri uwo muntu wamucaga inyuma. Sano nawe yari akeneye amashirakinyuma, ashaka gusobanukirwa impamvu. Yari ashaka kubaza uwo mugabo impamvu atunze nimero ye ndetse n'ukuntu bombi bahuye. Yumvaga uburibwe ku mutima we no ku mubiri. Bigeze ku bitaro, barahagaze abanza kubiganiriza, abwira ko iby'iyo mpanuka yari yabaye. Bombi bari bahagaze inyuma y'umuryango, ari nako bateze amatwi. Mugisha yabeshye ko afitanye isano n'uwo muntu wakoze impanuka, ntiyari guhakana kuko we yari ashaka kubona uwo muntu. Imboni z'amaso ye zari zuzuye amatsiko menshi. Ubwo umuryango w'icyumba wafungukaga, Mugisha yatunguwe no kubona Muhoza aryamye. Ibyuma byo kwa muganga ari byo biri gusuzuma uko umutima we utera. Sano nawe byari uko, yibajije niba nimero ya Muhoza ariyo yanditseho amagambo ajyanye n'urukundo. Mugisha yaguye mu kantu, yongera kwibuka inkuru zavugiwe ku bitaro bavuga ko Sano na Mugisha bashobora kuba ari bamwe babana bahuje ibitsina. Sano yasanze azi Muhoza ndetse na Mugisha nawe ari uko. Yacitse intege yicara ku buriri, ntabwo yari yitaye ku muntu urwaye. Sano we yaratunguwe kuko yari yahakaniye umugabo we ko atigeze ahura na Muhoza. Yarahindukiye areba Mugisha aramubaza ati ibi ni ibiki? Yari ashaka gusobanukirwa ibyo arimo kubona. Nta kundi kwibeshya, byagaragaraga ko we na Muhoza bari bari kumwe. Mugisha yaramwitegereje abura icyo arenzaho. Inyoni zatangiye kuririmbira zikangura bajya ku murimo. Telefone ya Muhoza nayo yari iri kurira. Yabanje gucamo Sano na Muhoza banga kuyitaba. Yongeye kurira, Mugisha arayisatira abona ni nimero yanditseho Rwema nkunda. Yahise amenya ko Rwema ari gushaka umugore we yamubuze. Mugisha yarayitabye. Rwema yumvisha ijwi ry'umugabo agiye gutononka. Mugisha yamubwiye atuje ati ngwino kwa muganga, umugore wawe ararwaye. Rwema yagiye gutongana. Mugisha ati Rwema wikwivuna, ni Mugisha ihute. Rwema yabuze ayamirana yacira akupa telefone.
Sano yarimo amureba. Mugisha yasubije telefone aho yari iri ayikuyeho. Sano ati ninde? Mugisha atuje ati ni Rwema, mugabo wa Muhoza. Sano yikije imitima, ubundi bombi baricara. Nta kintu na kimwe cyahangayikishaga Rwema nk'umugore we. Kuri iyo nshuro yari akeneye gusobanukirwa ukuntu byagenze kugira ngo umugore we yisange ku bitaro, kandi muri iryo joro bari bari kumwe. Nta nubwo yumvaga uburangare yagize kugira ngo umugore we ave mu buriri atari kubyumva. Nta jambo na rimwe Rwema yashakaga kumva. Nubwo umugore we atari yakomeretse, Rwema yaguwe no gusobanukirwa uburyo umugore we yisanze mu muhanda, ku buryo yaba yagonzwe. Umukobwa wamugonze yasabye Rwema imbabazi, nawe yisobanura avuga ko yari atwaye mugenzi we wari utwite, kandi uwo mugenzi we yari ari kuva amaraso, ibyo byamuteye gutwara imodoka ku muvuduko wo hejuru. Gusa icyari cyiza ni uko Muhoza yagiye hasi mbere y'uko imodoka imugeraho kubera kwikanga. Byamuviriyemo kugwa igihumure, nuko n'udukomere duke ku ntoki. Rwema yari yicaye iruhande rw'umugore wamufashe mu kiganza. Icyizere cyari gihari kuko umuganga yari yavuze ko nta kibazo gikomeye yagize, ahubwo ari ukugwa igihumure isaha iyo ari yo yose yagombaga gukanguka. Rwema yarebye Sano wari wambaye umupira we, agiye kumubaza aho yawukuye. Mugisha amuca mu ijambo asaba Sano gusohoka akabaha umwanya. Sano wari wamanjiriwe, nta jambo na rimwe yari yavuze. Yari ari kwitekerezaho, yibukaga amagambo yabwiwe na Mugisha ku munsi wari wabanje. Yibukaga iby'urushyi yakubiswe akumva isi ubuzima ntibufite ubusobanuro na buke bwo kumuha. Sano yasohotse atajuriye, ubundi icyumba agiharira abo bagabo babiri. Mugisha yaciye bugufi yicara ku ntebe areba Rwema, aramubaza ati turabigenza ute? Rwema yabaye nk'urekuye akaboko ka Muhoza, ubundi yicara ku nguni y'uburiri areba Mugisha wari watakaye mu bitekerezo. Rwema ntiyari afite ibyo kuvuga. Mugisha arakomeza ati ese uyu mugore wawe mumaranye igihe kingana gite? Rwema yabanje kureba Muhoza aramwitegereza ati tumaze imyaka 5 dukoze ubukwe, ariko twari twarabuze urubyaro. Mugisha ati ese wigeze umukekaho imico nk'iyi ngiyi? Rwema ntabwo yigeze yemera iby'uko umugore we yaba akundana n'abantu bahuje ibitsina. Yazunguje umutwe aramusubiza ati ubwo ni ubusizi. Mugisha ati ariko birasa nk'ukuri. Rwema ati ariko si ukuri. Bombi bikije imitima, ibihe ntabwo byari mu ruhande rwabo, ariko uko Rwema yavugaga yanyuzagamo akareba umugore we aharyamye. Mugisha akomeza avuga ati ku byabaye ejo se umugore wawe hari icyo yakubwiye? Rwema atuje ati biri kwanga, sinshaka kubyakira ko umugore wanjye yaba yasaze. Sindi kumva ukuntu ari gukora ibintu ariko ntiyibuke ko yabikoze. Mugisha yasobanukiye ko na Muhoza ari uko nawe atari kubasha kumenya ibiri kumubaho. Ati umugore wanjye ndamuzi neza, ntabwo ajya apfa kwibagirwa, yibuka isaha, itariki namubwiriye ko mukunda. Ayo niyo magambo Rwema yavuganye n'urujijo rwinshi. Muri abo bombi nta n'umwe wari guhoza undi. Yego ntabwo bari inshuti, ariko nanone bombi bari bahangayikiye abagore babo. Rwema yari yagezeho, yashize igisubizo, yari yabonye umugore we. Arangije abwira Mugisha ati njye nafashe umwanzuro wo kujyana umugore wanjye kwa muganga uvura uburwayi bwo mu mutwe. Mugisha yazunguje umutwe asekana urujijo rwinshi ku maso ye ati umugore wanjye ntabwo arwaye. Ahakana ashize amanga ati hoya ntabwo byashoboka. Nubwo yijijishaga ndetse akihagararaho, yari abizi ko umugore we afite ikibazo, gusa yari kubabazwa n'ukuntu yamuketseho ko amuca inyuma kandi amubeshyira. Nyuma y'uko ibyuma byo kwa muganga bisuzumye bikagaragaza ko Muhoza nta kindi kibazo yagize, baramusezereye. Gusa umuganga asaba Rwema kujya aba hafi y'umugore we. Uwo muganga nta bintu byinshi yari azi ku cyateye impanuka. Rwema, Muhoza, Sano na Mugisha bicaye ku meza amwe. Rwema akundaga kwinywera akagwa, yari afashe agacuma karimo umuheha, ariko ntiyari ari gusoma kenshi kuko ibitekerezo byabo byose byari biri kure cyane.
Iyo hatsabaho ikoti byari kugorana ko Muhoza na Sano bemera ko bahuye muri iryo joro, ndetse na telefoni zabo zagaragazaga ko bombi baganiriye kandi bagahura. Iyo biba bishoboka kugira ngo babemeze ko baganiriye, umwanya wo gutuza wabaye mwinshi mu kiganiro bagiranaga hagati yabo uko bari bane. Gusa Sano na Muhoza ntibamenye ko bakundanaga habe na gatoya, yewe n'ayo magambo meza babwiranaga nayo barayahakanye. Sano yasabye umugabo we kugira ihumure kuko amukunda cyane. Ikindi cyari gikomeye ni uko uwo muco nawo yari impamvu igoye kwakira ko amahano nk'ayo yabaho. Sano na Muhoza nabo ntibabashije gusobanura ibiri kubabaho. Ubwo barimo baganira rero, abana bongeye gutera indi migeri mu nda z'ababyeyi babo. Byabaye nko kubajyana kure bava muri ya si yacu bisanga munsi yabo. Buhoro buhoro ibiganza byabo byatangiye gusatirana mu maso y'abagabo babo. Sano abavumbuye akanwa ke abagize ati, ese umerewe ute? Nari nahangayitse. Muhoza aramwenyura ati, ngwino wicare iruhande rwanjye. Bombi bagifatanye mu biganza, Sano yarahagurutse. Rwema na Mugisha barimo bareba bumiwe, barebaga abagore babo nk'aho batabazi. Indoro Sano na Muhoza barebanaga yari indoro y'urukundo abagabo bombi batigeze babona. Impumeko z'abagore babo zari zisobanura byinshi, ariko ntibashatse kubyumva. Rwema yakuyemo telefone ye ugatangira gufata amashusho y'ibiri kubera kuri ayo meza. Sano yazamuye akaboko akora mu maso ya Muhoza ati, umbabarire kuba ntari mari ngo nkurinde. Muhoza yahise amwenyura, ibi byuzuye amarangamutima asobanurwa n'umukunda ukunda gusa. Akora ku kaboko ka Sano kari gafashe ku matama ye ati, nari natwawe n'ubwiza bwawe sinamenya aho umuhanda ugarukiye, gusa simbyicuza. Sano abamukubise agashyi ati, ntukajye urangara. Abatunguye amatwi y'abagabo babo abaza Muhoza ati, ese wari unkumbuye nk'uko nanjye nari ngukumbuye? Muhoza yamanuye amaboko yabo bakomeza gufatana, amureba indoro ihebuje isobanura umutima wasobanuye ati, ngukumbura buri uko umutima utera, ngukumbura buri uko inyoni ziririmba. Simpagarika kugukumbura, nubwo injereri zarekeraho kuririmbira ijoro sinjye nazihagarika. Sano yanyuzwe n'ayo magambo ubwo aramuhobera aramukomeza. Bwari bwo bwa mbere Rwema yumvisha umugore we adudubiza amagambo meza nk'ayo. Mugisha nawe ntiyari yarigeze abwira Sano amagambo nk'ayo akurugutira amatwi y'umutima. Rwema na Mugisha bararebanye bibaza icyo gukora barayoberwa. Mugisha yashatse kubarogoya, Rwema aramubuza. Sano nawe yarimo abaza Muhoza ati, witwa nde? Muhoza yabanje kwiyumvira azunguza umutwe ati, nta zina ndabona. Aba arakomeje ati, wowe se witwa nde? Sano yabanje gukora ku nda ye. Muhoza arahareba azunguza umutwe ati, nanjye nta zina mfite. Bombi baramwenyuye, nuko Muhoza aba arateruye ati, reka nkwite akazina. Sano ati, nta kibazo. Rwema na Mugisha bo bari bateze amatwi, nabo bari batangiye gutwarwa n'ikiganiro cy'abagore babo. Niryo zina Muhoza yahisemo. Sano yasubiyemo ati, teta. Agiye kumubaza impamvu ari ryo yahisemo, Muhoza akomeza avuga ati, nzagutetesha sinzigera nkubabaza. Sano ati, urakoze. Amwenyura buke ati, ngewe nkwite nde? Muhoza ati, hitamo izina ushaka ndaryemera. Sano yabanje kwiyumvira atekereza gakeya ati, nkwise Shema. Iryo zina ryanyuze Muhoza cyane. Mugisha wari wahakanye ko umugore we atari umusazi yarabyemeye. Arebye Rwema aramubwira ati, ubu noneho ndabyemeye, wa muganga ni ukumushakisha, iyi ndwara itari yakura. Rwema yakomeje kwifatira amashusho gusa afite amatsiko y'ukuntu ikiganiro cyabo kirarangira. Muhoza yarebye Sano aramubwira ati, ndi kwifuza kukubonesha amaso y'umubiri nkareka kukubonesha amaso y'umutima gusa. Sano yaramwenyuye ati, mu gihe cya nyacyo uzambona kuko nzahora ndi iwawe. Bombi baramwenyuye. Sano ati, urabeho umukunzi wanjye. Muhoza aramwikiriza ati, wakoze kumbaza uko merewe. Sano yungwamo ati, ntuzongere kurangara. Muhoza ati, nawe uzarekeraho kuba mwiza. Barongeye barahoberana basezeranaho. Ubwo barekuranaga Muhoza ati, ako gakoti karakubereye, niyo mpano ya mbere nguhaye.
Sano yabanje kureba uko agakoti kameze arangije agira ati urakoze Shema. Muhoza ati urabeho teta wanjye. Nubwo Rwema Mugisha batabibonye, abana bongeye gutera imigeri mu nda. Muhoza na Sano babakangutse gutyo. Sano yarirebye asanga yicaye iruhande rwa Muhoza. Yarebaga ameze nk'umuntu utazi uburyo ki yahageze. Rwema we yari amaze kubika telefone ye. Sano na Muhoza bararebanye, ubundi Sano arahaguruka asubira kwicara iruhande rwa Mugisha. Mugisha yaramwitegereje abura izina ry'uburwayi arwaye. Ubwo atangira gukeka amarozi ariko arijijisha. Arebye Rwema aramubwira ati reka dutahe. Rwema areba Mugisha ndetse n'umugore we arababwira ati mwakoze cyane. Mugisha yahaye Rwema ibiganza. Indoro barebanye yari iyo gusezerana ko bagomba kongera guhura bakigira hamwe ikibazo cy'abagore babo. Mugisha yari afite ipfunwe ryinshi, yari afite amagambo menshi yo kuvuga. Yashakaga gusa gusaba imbabazi ariko akabura aho ahera. Rwema yashyize umugore we mu modoka amutwara batuje. Buri kanya Rwema yarahindukiraga akamureba akibaza ibihari kunyuramo bikamuyobera. Yashakaga kwikorera umutwaro w'umugore we ariko ntiyari azi aho yawuhera. Yabumbuye umunwa aramuhamagara ati Muhoza. Muhoza arahindukira aramureba. Rwema arakomeza ati nturi wenyine ndi kumwe nawe. Yakomeje gutwara. Muhoza nawe yatangiye kwizera ko nawe afite uburwayi. Yari ari kubona atangiye kubona kuba umutwaro ku mugabo we. Gusa bose bari mu isi batari kubasha gusobanukirwa. Sano na Mugisha bageze mu rugo bacecetse. Mugisha agiye kugira icyo avuga, Sano amubwira ko ananiwe, dore ko atari yaryamye iryo joro ryose, yari akeneye kuruhuka. Mugisha yubashye amahitamo, ubundi areka Sano ajya kuryama. Mugisha asigara yibaza aho azajya kuvuriza.